Ndabasuhuje cyane muri aka kanya rero ngiye kubereka update igezweho kuri Tomato. Tomato ni mining dukorera muri Telegram ariko ikaba izajya ku isoko ku itariki 31 niko baba batubwira. Ubwo rero reka nyinjireho ino mining ya Tomato nkwereke uko biba bimeze, nkwereke update igezweho nimba ushaka kuzabona amafaranga. Ni ukuvuga ngo turayifungura gutya, niturangiza reka nze nkwereke ahantu tugiye kujya, hari ibyo nshaka kukwereka. Nze nkoreshe ibara rigaragara. Ni ukuvuga ngo numara kuyifungura tugiye kujya hano kuri airdrop, hano hasi turebe icyo bari kutubwira. Urahakanda, numara kuhakanda ngira ngo urabona ibintu bari kukubwira ngo airdrop coming soon. Ni ukuvuga ko coin zigiye kuza nyine mu minsi ya vuba. Noneho reka nze tumanuke hasi, turamanuka tuzamuke hano hasi turebe hano handitse ngo view TG roadmap. Ahangaha niho tugiye kurebera. Nimpakanda gutya barakubwira ngo Tomato is coming, iraje nyine. Hari ibintu rero usabwa kuba wujuje kugira ngo bazaguhe coin. Ikintu cya mbere ugomba kuba warashyize kano kamenyetso k'urunyanya cyangwa se ka Tomato muri name yawe yo kuri Telegram. Ubwo ndakwereka uko wabigenza nimba ntabyo wakoze. Ikintu cya kabiri ugomba kuba wujuje ni ukuba nibura uri kuri bronze, nibura level uriho uri kuri bronze level ya 4. Bronze niyo level uheraho iyo ugitangira kumininga, nibura ukaba warayizamuye gukora level up ukagera kuri iyi level ya 4. Ikindi kintu cya gatatu gisabwa ni ukuba warakonekitinzeho iyi ngiyi bita Bitget wallet, ukaba warayikonektinzeho. Iyo wabikoze byose nk'uko ngiye nabikoze byose, usanga ahangaha hariho V, na hano hariho V, na hano hariho V. Naho iyo utabikoze usanga nta kintu kiriho nyine. Ngiye kukwereka rero uko bikorwa. Ngiye guhera kuri aka ka emoji, ndakwereka n'ibi bya level. Ibi bya connect wallet yo mfite video, uze kureba kuri video zanjye kuri YouTube channel urebe video yerekana uko bahuza Tomato na Bitget wallet. Kandi hagati aho nkwibutse no gukora subscribe nimba utarayikora. Nawe ubu nteye inkunga unyifuriza ejo heza nkuko nanjye mpakwifuriza. Ubwo rero reka nze nkwereke noneho ngiye gusubira inyuma. Ariko ni ukuvuga ngo Tomato ku itariki ya 31 zizatugeraho. Ubwo ndasubira inyuma nkwereke uko washyira kariya kantu ka Tomato muri name yawe. Ni ukuvuga ngo ukurikire step by step. Urakanda hano kuri task, hano handitse tasks. Numara kuhakanda kugira ngo ushyiremo kariya kantu kameze nka Tomato muri name yawe, urascrollinga nyine urebe hano kuri tasks. Urahita ukabona hano ngaka, akangaka bavuga ngo TG step 1. Ubwo baravuga ngo add this emoji in name. Icyo uri bukore rero uraza ugakandeho gutya, reka nze ngakandeho. Wowe urasanga hasi umukara, urakanda kuri start. Nimba njye ndi bukandeho bigakunda ntabwo mbizi. Ndabona nkandaho kubera namaze kubikora bikanga, ariko nta kibazo ndakuyobora. Ni ukuvuga ngo urakanda kuri start nk'uko uri kubona ino start ya hano. Ukande kuri start, hano haraba hari start. Numara gukanda hasi barakwereka ngo copy image. Emoji urahita uyikopiya, urakanda kuri copy. Ubwo numara gukopiya urahita rero ugaruka inyuma uve muri Tomato uze muri Telegram yawe bisanzwe. Ukurikire ntabwo bigoye. Urahita ukanda rero hano hejuru, hano hari uturongo dutatu ahangaha. Hano rwose. Sinzi nimba uri kuhabona ariko reka nkoresha ibara rihakwereka. Urakanda hano. Reka mpakande. Ubwo uraba wakoze copy ya emoji. Nurangiza kuhakanda urahita uza ukande hano handitse my profile. Uhakande naho. Then nurangiza uraza guhita uza ukande kuri aka kantu kameze nk'agakaramu. Akangaka. Kariya kakaramu ugakandeho. Numara kugakandaho uraza kuza hano hasi. Ngira ngo wenda wahabonye, reka naho mpakwereke neza. Uraza hano uhakande igikumwe, ukandeho n'urutoki gutya.
ubundi uhita ubona baguhaye paste. Ubu nanjye nkoze paste haza ibindi bintu, ariko ibi bintu ntabyo nirirwa nsevinga. Noneho wowe uraza guhita ukanda kw'aka kantu numara gupestinga, aka niko kaba kerekana ko ukoze save. Nurangiza wivireho. Ubu ninkavaho ntakoze save kubera ko nyine hagiyemo ibintu ntateganyije, nta kintu kijyamo ku izina ryanjye, ubwo ndiviramo nta kibazo. Ngira ngo urabibona ngarutse kw'aka gakaramu, reka nze mvemo neza. Ngarutse hano kubera ko ntigeze nkora save, ni ukuvuga ngo amazina yanjye agomba gukomeza kuba yayandi. Ibi ngibi byaje bikiyongeraho ntacyo bivuze, nabikuraho, reka nze mbisibe. Ibi ngibi byaje bikiyongera ku izina ryanjye ntabwo biri ngombwa, reka mbisibe. Rwari urugero naguhaga. Wowe numara gushyiramo tomato uraza guhita uza ukore save ahangaha. Nuko bashyiramo rero iriya emoji. Numara kuyishyiramo uraza kugaruka muri tomato yawe, reka nanjye nyigarukamo, noneho ukande hano, uri buze guhita ukanda ko wabikoze, ukore claim bihite bikunda. Uko niko babikora. Ikindi cya kabiri twabonye gisabwa ni level up. Level up rero bigenda bite? Ngira ngo ibi byo narabiberetse, ntabwo ari na ngombwa kubisubiramo cyane. Ni ukuvuga ngo buri munsi, ubundi naberetse ahantu ukanda, ushobora gukanda kw'aka kantu kameze nka telefone, bakaguha coin, baguha spin. Biterwa na spin zihari, kubera zimwe nazikoresheje, urabona hano hasigaye spin imwe. Hano ntuhakande hano kuko niho stars zawe zijya. Reka nze mpakande turebe icyo bagiye kumpa, kubera ko mfite spin imwe. Bampaye iki? Reka ndebe icyo bagiye kumpa, ni ugutegereza bakangenera, kuko ngewe nakanze kuri spin. Urabona bampaye 9,000 bya tomato. Hari n'igihe baguha stars. Iyo rero baguhaye stars, wowe wigarukira inyuma. Hano iyo waspininze nta kindi, urakanda ukagaruka inyuma. Nagarutse inyuma. Ngewe bampaye coin, ntabwo bampaye stars, ariko hari n'igihe baduha stars, kuko dore nka stars kare bampaye ziraza zikajya hano. Hano hantu urabona ko hari stars 2. Ngiye kuzikoresha rero, kugira ngo ngere kuri bronze level 4 cyangwa se n'indi level naba nshaka kugeraho. Ngira ngo urabibona ko ngiye ndi kuri gold 1. Ukanda hariya, n'ubundi nshyize utu dufureshi, ukanda hano, urahakanda gutya, ukoraho, ukurikire video neza, kuko ibi ni ibintu biba byagufasha. Wamara kuhakora ugahita uza ugakanda hano kuri level up ahangaha. Reka nze mpakande. Ubu ngiye gukoresha stars zanjye 2. Ubwo ngiye gukanda kuri use. Nkande kuri use, you have 3. Urabibona ko za stars zanjye bahise zirakoreshejwe. Ubwo level nuko igenda izamuka. Nuko niko bazamura level. Ngira ngo ikindi kintu noneho ni uguconnectingaho Bitget wallet. Iriya Bitget wallet rero ubu uyifite ni ukuyidownloading, uzarebe video narabiberetse, video irahari. Warangiza ngewe narayiconnectinze, ndabona yaranavuye mu nzira. Wowe ushobora kuyisanga mwizi tasks baguhaye, ariko ngewe narabiconnectinze, niyo mpamvu ntayo uri kubona. Mu by'ukuri uze kujya kuri iyi YouTube channel yanjye, nk'uko wakoze subscribe, cyangwa nimba utaranabikora ubikore. Nk'ubu iyo ngiyeho mpita nkwereka ko iyo video nayikoze rwose. Reka nze mbijyeho nkwereke. Ninjya muri YouTube channel yanjye, ndakwereka ko iyo video ibivugaho nayikoze, kugira ngo nawe uze kuyishaka. Urihangana, hari igihe network ziba zanze bitewe n'ikirere, ntizihute nk'uko tubishaka, ariko turagerageza. Nuko rero ukanda hano kuri videos. Iyo wageze kuri YouTube channel ya Mazalex, ubwo uramanuka. Reka manuke nkwereka ahantu iyo video naba narayikoreye, nawe uze kuyishakiramo urayibona. Cyangwa se reka ndanayishyira muri description y'iyi ngiyi, uze kurebera muri description kugira ngo uyibone. Reka turebe. Huza, nanditseho ngo huza tomato na Bitget wallet. Tomato na Bitget wallet, uko wagura. Reka nze mbishake, nzi ko birimo. Tomato na Bitget, dore uko wafungura Bitget wallet, dore ngiyi. Iyi video
ni iyi ngiyi, reka nze nyibashyire muri description kuko nayishyizemo rwose. Okay, reka nze ndayishyira muri description wayireba kuko nyine ivuga uko wafungura tomato ukanayihuza, uko wafungura Bitget wallet ukanayihuza na tomato. Ngiyi narayibakoreye ngira ngo urayumva, ubwo nta mpamvu yo kubitindaho, ndayishyira muri description y'iyi video. Sawa rero, ukore ibintu neza kandi ukore subscribe nimba uri mushyashya, like nimba wabikunze, turi kumwe. Ubwo kwari ukukwereka step by step, ubwo tuzahure mu bindi.